Reka tubasuhuze inshuti bakunzi ba Iris TV, ariko noneho tuje mu nkuru isa nkaho ni inkuru y'akababaro. Ni inkuru iri kuvuga ku mushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi, Papa Francis, aho biri kuvuga ko yapfuye. Hari ibitangazamakuru bimwe na bimwe byatangiye kugaragaza urupfu rw'uyu mugabo cyangwa se rw'uyu mupapa, umuyobozi wa Kiliziya Gatolika ku isi, cyangwa se abenshi bamuzi nka ambasaderi w'abakristo muri Kiliziya Gatolika, ambasaderi w'isi n'ijuru. Ibitangazamakuru rero bitandukanye byakomeje kugenda bigaragaza cyangwa se bivuga ku rupfu rw'uyu mupapa, ariko kugeza magingo ya Vatican yo nta kintu iragaragaza mu buryo busanzwe cyangwa se mu buryo bwemewe. Ariko nanone bakavuga ati uyu mupapa umaze iminsi arwaye, afite indwara z'ubuhumekero, amaranye igihe, aho yagiye mu bitaro, bikagaragara ko hari na misa yagombaga gusomera i Vatican yagiye adasoma. Ibi byose rero nibyo bahera bavuga ati papa utari kugaragara, papa maze igihe agendera mu kagare, ubuzima bwe bumerewe gute? Kiliziya Gatolika rero kugeza uyu munota nta kintu yari yatangaza. Imbuga rero zitandukanye zari zagaragaje ko uyu mushumba wa Kiliziya Gatolika Papa Francis yamaze gusezera nyine ku buzima bwe bwa hano ku isi. Ariko kugeza magingo ya haba Wikipedia izwiho kuba itanga amakuru cyangwa se amakuru ajyandanye n'ubuzima, cyane cyane bano bantu baba banakomeye banazwi cyane, nta kintu iratangaza. Papa rero Francis ku itariki ya 22 Gashyantare umwaka 2025 Vatican nibwo yatangaje ko uyu mugabo ari mu bihe bikomeye nyuma yo kurwara indwara y'ubuhumekero. Indwara yamufashe rero byatumye agira ikibazo cyo kubura umwuka, ndetse iki kibazo cyo kubura umwuka ngo bishobora kuba byarashoboraga no kuba byamuviramo urupfu. Abaganga rero bakaba barakomeje kugenda nyine bakora iyo bwabaye kugira ngo barebe ko bagarura ubuzima bwe. Papa Francis rero yari afite, uyu mugabo ni umugabo w'imyaka 88, ni umugabo wavukiye mu gihugu cya Argentine. Uyu umugabo ni umunya-Argentine, ndetse ku mugabane wa Amerika y'Amajyepfo niwe muntu wa mbere ukomoka muri Kiliziya Gatolika mu mateka y'isi wari ubaye umupapa kuva Kiliziya Gatolika yabaho. Yavutse rero ku itariki ya 17 mu kwezi kwa 12 umwaka w'1936. yize mu mashuri harimo nka College ya Mexico de San Jose mu mwaka w'1967, 1970 yavukira muri iki gihugu cya Argentine nyine nkuko nari maze kubibabwira mu mujyi wa Buenos Aires. Rero nibwo mu mwaka w'1958 Papa Francis yaje kwinjira mu muryango, n'umuryango wa Kiliziya Gatolika, umuryango ukomeye, umuryango uzwi cyane witwa w'abajesuite. Ngira ngo abajesuite imiryango na hano mu Rwanda koyoki wa Kiliziya Gatolika. Uriya Kiliziya Gatolika igira imiryango myinshi, aba Francisco, aba Parotini, ariko uyu nguyu yabarizwaga mu muryango w'abajesuite. Uyu mupapa rero yakoze ibintu byinshi mu buzima bwe nk'uko rwa Wikipedia nyine rugenda rubigaragaza, mbere y'uko asimburana na Papa Benedicto wa 16. Mu bintu rero byamuranze nyine harimo gusenga, ariko agasenga cyane, yiyegura Imana, akora mu mirimo itandukanye, imirimo ya Kiliziya Gatolika, aho yakoze ubusaserdoti, yabaye umukardinale. Birumvikana ko no kugira ngo ugere ku rwego rwa papa no kubanyuze mu nzira zitandukanye, zirimo n'izo kugera kuva ku rwego rw'ababishop cyangwa se abantu bahagararira amaparuwasi. Yihagarariye, yabaye perezida w'inama ya Kiliziya Gatolika muri Argentine. Ahangaha rero agenda avugwaho nyine ibintu bitandukanye byagiye bimuhuza n'abantu. Ngira ngo mu minsi yashize cyangwa se nibwo abantu batangiye kuvuga ati ariko noneho Kiliziya Gatolika igeze ahabi. Impamvu rero nta yindi yabiteraga kuvuga ko Kiliziya Gatolika yabigeze habi, n'ingingo benshi batakunze kuvugwaho. Ngira ngo ababizi neza n'ababikurikirana, na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubu ngubu uriho Donald Trump, niwe watangaje ko adashyigikiye igikorwa icyo ari cyo cyose
igikorwa icyo ari cyo cyose, igikorwa cy'ubutinganyi. Ariko by'umwihariko nk'umushumba wa Kiliziya Gatolika, abantu bafite umuryango mugari. Kiliziya Gatolika ni idini rifite abayoboke benshi ku isi, ku buryo ibyo bashobora gutangaza cyangwa se kuvugwa bishobora gufatwa nyine nk'ukuri. Ni igihe Papa uyu nguyu Francis yaje kugaragaza ko we ashyigikiye abaryamana bahuje ibitsina, kuko yavugaga ko icyo gihe ari uburenganzira bwabo. Abantu batangira kwibaza ati ariko se aya ni amahame iki? Ndetse bamwe ntibahwemye no kuvuga ko isi yaba iri kugenda igana ku musozo, bitewe n'uko ishusho cyangwa se kuvuga iki kintu bitandukanye, ariko nanone bakabihuza n'imanza nyinshi Kiliziya Gatolika yagiye ihura nayo. Ngira ngo muribuka abasenyeri bagera kuri 60 mu gihugu cya Argentine, ari naho uyu mugabo akomoka, bigeze kujyanwa mu manza bazira kuba baragiye bakora ibikorwa nk'ibi ngibi, cyane cyane bishingiye ku gitsina, kuryamana n'abo bahuje ibitsina, ibikorwa by'ihohoterwa. Ubwo rero benshi ntabwo byigeze bibatungura ubwo Papa Francis uyu nguyu uriho bitaremezwa neza ko yamaze kwitaba Imana, n'umwe mu bapapa na mbere yo kwenda hari abandi bamubanjirije batigeze bakomoza kuri kino kintu. Ariko noneho akavuga ngo abatinganyi cyangwa se abalesbienne, abangaba ni abaryamana bahuje ibitsina, igihe kirageze ngo Kiliziya Gatolika nabo ibahe umugisha. Ku isi rero benshi ntabwo babyumvishije, ahubwo batangiye gutekereza ko ari amahano Kiliziya Gatolika yaba izanye mu isi. Ibi byose ariko nanone ntibyakomeje kuba bimuca intege, kuko yagaragazaga ko icyo kiremwa nacyo ari abandi bantu, cyangwa se ari ikiremwa gikwiye kuba kigira uburenganzira bwacyo, kikumva gikwiye kuba kigira uburenganzira bwacyo kandi kigakora ibyo cyifuza, ariko mu gihe cyo gutanga umugisha, kuko Imana yo itanarobanura, akavuga ko ari uburenganzira bwabo. Rero abaryamana bahuje ibitsina, ngira ngo murabizi, si muri Kiliziya Gatolika gusa byagiye bigaragara, hari n'abandi bo mu yandi madini bakunze kugaragaza ko iki kintu cyagakwiye kuba kinashyigikirwa. Abangaba rwose bakaba bahabwa uburenganzira bwabo, ariko bamwe mu bakristu bari kuri gakondo bafite imyemerere ya kera bakagaragaza ko ibingibi bitari bikwiye kuba byabaho. Ibiro byanatumye abantu benshi batangira kumwibazaho, baramunenga cyane, ndetse hari n'abafata ibingibi bakaba banabihuza n'uburwayi bwe, bakavuga ati buriya noneho Papa amahano yakoze. Uyu nguyu wafatwaga nka ambasaderi w'isi n'ijuru ku muryango wa Kiliziya Gatolika, noneho si n'ibihano by'Imana ari guhabwa, ariko ntabwo ari cyo kigenderewe, ahubwo nuko uyu mugabo w'imyaka 88 nyine nk'uko twabivuze hejuru dutangira mu kiganiro cyacu, ni umugabo wahuye n'ibibazo bitandukanye, ibibazo birimo uburwayi cyane cyane kubura umwuka, ubuhumekero. Rero byamugizeho ingaruka nyinshi cyane, atangira kujya mu bitaro, ndetse i Vatikani. Buriya Kiliziya Gatolika igira ikintu twakwita ubwiru ni abanyamabanga. Ari nayo mpamvu uyu munsi nubwo turi kuvuga ku rupfu rwa Papa Francis ashobora kuba yitabye Imana, ibitangazamakuru byinshi haba ku mugabane w'Uburayi, muri Amerika, ibyo twabashije gusoma, cyangwa se no ku mbuga nkoranyambaga za Vatikani n'ibinyamakuru by'i Roma hariya i Vatikani, ntibiremeza neza ngo bivuge urupfu, ariko icyo biri kuvuga ni uko uyu mupapa ashobora kuba ari muri kondisiyo mbi. Rero bivugwa umunsi wa mbere, wa kabiri n'uwa gatatu, n'ubundi abantu batangira gukora inkuru zitandukanye, na cyane cyane ko uyu mugabo nubwo bivugwa ko ashobora kuba akiri muzima, abandi bakaba bari kuvuga ko yapfuye, biranashoboka ko yamaze gupfa, bishingiwe nanone ku byo abakardinali i Roma cyangwa se mu mujyi wa Vatikani hariya bamaze iminsi bagaragaza, aho batangiye gutegura ibijyanye n'ikiriyo cye cyangwa se imihango yo kumushyingura. Aha rero bakavuga ngo niba Papa koko atarapfa, ni gute umuntu utarapfa muzima bashobora gutangira gutekereza ku bijyanye nuko bamutegurira ikiriyo, bamutegurira uburyo azashyingurwa. Abapapa nyirango mwaranabibonye, ni ibintu bisaba igihe, ariko n'ubundi we uyu mupapa akaba asa nk'uwamaze gusezera kuri bagenzi be, aho yagaragazaga nyine ko yagaragazaga ko ubuzima bwe butameze neza. Ubuzima bwe rero kuba butameze neza, nanone ibyo
ubuzima bwe kuba butameze neza rero nanone ni ibyakomeje nyine guhungabanya abakristo benshi, cyane cyane rero Vatikani basanzwe bafite umuco wo kujya ku rubuga rutagatifu rwa Petero Mutagatifu hari i Roma, aho uyu mupapa akunda guhurira n'abakristo akabasomera misa ndetse akanabagezaho ubutumwa bwe. Ubwo rero bisa nkaho i Roma ho ibijyanye n'ikiriyo koko mu by'ukuri batangiye kucyitegura, ndetse bamwe batangiye kugenda bafata indabo bakazijyana kuri rubuga rwa Vatikani i Roma mu rwego nyine bisa nkaho kwizihiza ubuzima bwe bwa nyuma hano ku isi, na cyane ko nawe ubwe yivugiye asa nk'usezera agaragaza ko ubuzima bwe butameze neza, ndetse batangira no gutegura imihango y'uburyo ashobora kuzasezerwaho. Papa rero, uyu mupapa ndi kubabwira, Papa Francis, ni papa wagiyeho ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa kabiri hari umwaka wa 2013, ubwo yasimburaga rero Papa Benedict wa 16. uyu mupapa we yaramaze kwegura ku mirimo ye. Nyine ni ikintu nanone kidasanzwe cyabaye mu mateka ya Kiliziya Gatolika kuba umupapa ava ku ntebe cyangwa se ku ngoma ye akiri muzima atarapfa. Ibi rero ni ibyagiye bigarukaho, ariko nanone igitangaje cyangwa se ikindi kintu nanone nubwo bitarajya hagaragara ngo tumenye cyangwa se isi yose imenye mu by'ukuri koko Papa Francis yamaze kuva muri ubuzima, yamaze kwitaba Imana, ibitangazamakuru bike mu isi nibyo byagaragaje ko yamaze gupfa, ariko nanone birabivuga mu gihe bidafite amakuru y'ukuri, kuko Vatikani yonyine imufiteho uburenganzira ntiragaragaza cyangwa se ntiratangaza urupfu rw'uyu mugabo, ahubwo icyo bakomeje kuvuga nuko n'ubundi asa nkaho ari muri koma, ubuzima bwe butameze neza, ari naho bahera bavuga ngo uyu mugabo abamusengera nyine bakomeze bamusengera. Nk'ubu ngubu kuri iki cyumweru uyu papa yagombaga gusoma misa, hari misa yagombaga gusoma, ariko nanone cyabaye ikindi kimenyetso kigaragaza ko imbaraga ze zitameze neza. Papa rero, uyu Papa Francis usanzwe ayobora amasengesho, bamwe mu bakaridinali ba Vatikani bari bagaragaje kuri iki cyumweru ko Papa adashobora kuyobora isengesho rya Angelus. Iri ni isengesho n'ubundi isengesho rizwi nka Angelus, ni isengesho Papa asanzwe ageza ku bakristo ba Kiliziya Gatolika buri cyumweru, ndetse akagira n'ubutumwa bageneramo. Papa rero Francis cyangwa se Kiliziya Gatolika abakristo bavuga ngo uyu nguyu ni ambasaderi w'isi n'ijuru. Inkuru ziri kuvugwa rero mu gihe bitaremezwa neza ku mugaragaro koko ngo ko yapfuye binatangazwe, hatangiye kwibazwa ngo ninde ushobora kumusimbura. Bwa mbere mu mateka y'isi, isi ishobora guhura n'ikintu kidasanzwe, ari naho benshi bagenda nanone bagaruka bavuga ko isi ishobora kuba iri kugana ku musozo, kuko nibwo ngira ngo bwaba bwa mbere kuba Kiliziya Gatolika yaba igize umupapa w'umwirabura. Uri gukekwa rero nk'uko hari abatangiye kubyandika kuri Twitter zitandukanye cyangwa se kuri X, nk'umugabo uzwi cyane kuri X witwa Jashim Jose, yavuze ko isi ishobora kuzabona umupapa w'umwirabura mu mateka yayo. Rero uyu uri gukekwa cyane ni umwirabura witwa ni Cardinal Sala. Yagize ati, if you ask me who I would personally like to see as the next pope, without hesitation I would say Cardinal Sala. Akavuga ngo mu gihe nabazwa cyangwa se mutekereza papa nshobora kuvuga, ntekereje umupapa ushobora kuba yakurikiraho haramutse koko biramutse byemejwe ko Papa Francis yapfuye, nekereza ko Cardinal Sala, uyu nguyu Salah, uyu ni umwirabura rero, yaba aza ku urutonde. Turakomeza rero kugenda tubakurikiranira amakuru y'ubuzima bwa Papa, ariko ku bakristo muri rusange cyangwa se n'ikiremwa muntu n'abatuye isi, icyo twabwira nuko kugeza amagingo ya Papa atarapfa, agihumeka umwuka w'abazima, ariko n'undi akaba ari muri condition zitamwemerera kuba koko mu by'ukuri hagirirwa icyizere ko abantu bazongera kumubona cyangwa se bakongera kumubona hari ibikorwa bitandukanye cyangwa se ahumeka, kuko
isaha ikibura ni umunota gusa, ariko n'ubundi n'ubu dukora iyi nkuru mu mwanya muto dushobora kubagezaho andi makuru ashobora kuba yamaze gutangazwa ku bijyanye n'ubuzima bwe, ariko Vatikani yo ariyo ari nayo dushingiraho tuvuga ku buzima bwa papa, kuko niyo yonyine ishobora kuza igaragaza kuko ivuga ngo papa yapfuye. Ariko magingo aya ngaya abakomeje kubyumva batangiye kumurira ndetse n'abatangiye kumukorera ikiriyo. Nta kintu na kimwe Kiliziya Gatolika ku isi yari yatangaza ku bijyanye n'urupfu rwa papa rero Francis. N'ubundi Papa Francis aracyari muzima, ntarapfa, ahubwo icyo twababwira nuko kubemeramana bakomeza kumuragiza Imana mu masengesho, gusa nyine ubuzima bwe ntibumeze neza, ari naho hahera bavuga ko ashobora kuba yapfuye. Reka rero tubashimire mwebwe mwese mukomeza kudukurikira muri gahunda za Iris TV, ni gahunda zitandukanye. Mu yandi makuru tuza kuba tubona mu mwanya ku bijyanye n'ubuzima bwa Papa Francis, tukaza n'ubundi kuyabagezaho nk'uko bisanzwe. Bye bye and ciao ciao.